mu bya 320 tugeze ku caca 24 citwa kwangana cyangwa urwango. Angaro hano baravuga ngo umuntu wese wanga mwene se n'umwicanyi, kandi muzi ko nta mwicanyi ufite ubugingo boraho muri we. Bene data, umuntu nakwanga uzamenye ko hagiye gukurikiraho urupfu. Agusura wapfuye ariko nta gusura urwaye. Iyo yari ingingo ya mbere igaragaza umuntu kwanga. Ingingo ya kabiri, umuntu kwanga mu buryo buziguye yamamaza ibyago byakubayeho ariko ntagufashe kubona igisubizo cyo kuva mu byago. Ingingo ya gatatu igaragaza umuntu kwanga, yamamaza intege nke zawe ariko ntabwo yamamaza imbaraga zawe. Umuntu avuga ubutumwa abantu bakihana ariko ariba. Ico gihe umuntu akwanga ntavuga kuzi kuvuga ubutumwa, avuga ko wiba. Aguha impano yanga. Ntashobora kukujana mu soko nga kugurira ishati, ntashobora kukujana mu soko nga kugurira inkweto, ntashobora kuguha amafaranga, ariko aguha inkweto yanze kumukwira. Umuntu kwanga yibuka nabi wamugiriye ariko ntiyibuke neza wamugiriye. Umuntu kwanga mu buryo butaziguye arakubwira kandi akanabivuga. Turebye amateka ya Yozefu, hariya kuko yagiraga inzozi kandi se akaba yari yaramutonesheje, kuko yamubonye ageze mu zabukuru Yozefu, kandi amubona ku mugore w'inkundwa Rasheli, yaramukunze cyane aramutonesha, amudodeshereza n'ikanzu nziza y'icubahiro, maze bituma yinjiza uburakari muri bene se baramwanga. Bene se baramwangaga. Ku murongo wa 11 aravuga ngo bene se bamugirira ishari. Urumva kwangana gukurikiranye n'ishari. Nubwo bamutereye mu rwobo bavuga ngo ntibashaka kuvusha amaraso ubavukana nawe, ayo na magambo ya Rubeni mwene se. Ntabwo ari uko yaramugiriye impuhwe, ahubwo nuko yarashaka kurema urupfu mu buryo buziguye. Reka tumuterere mu rwobo, twe kumuvusha amaraso azapfiremo, atari twe tumurambureho ibiganza, kandi aribo banamutereyemo bibagirwa ko igikorwa cyo kumujugunya mu rwobo aribo bagikoze. Nubwo bavugaga ko badashaka kumuramburaho ibiganza ngo bamuvusha amaraso, ariko none bamaze kumvikana ibice by'ifeza 20 bari bashaka ko yicwa n'abandi, ariko bari barangije kumwica. Umuntu wese wanga mwene se n'umwicanyi. Uhangara kanga mwene se n'umwicanyi, kuko iyo wanga mwene so niyo yishwe n'abandi urishima. Undi muntu wakoze urwangano ni umuntu witwa Abusalomu. Amunoni amaze gukinda Tamari n'abana ba Dawidi, byababaje Abusalomu cyane. Abusalomu yicira Amunoni kuko yakinze mushiki we, abanza kumugirira urwango, ararwubaka, ararurema, kuri 28 noneho aramwica. Bene se wa Yozefu baravuze ngo turamwanga. Abusalomu yaravuze ngo Amunoni ndamwanga. Ahabu yaravuze ngo Mikaya ndamwanga. Aravuga ngo iki kigabo ubwo kitampanurira ibyiza mugifate, mugishorere, mugishire Amoni mu nzimbohe, mutegura ibyo kurya by'agashinyaguro n'ibyo kunywa by'agashinyaguro, maze mubimugaburire apfe. Kuko Ahabu yarangije guhamya, ahamisha akanwa ke ko yanga Mikaya, hari hasigaye urupfu kuri 28 nuko bamushira mu nzimbohe arindagwamo. Ahanga turebye Herodiya yari muka Filipo, bari mu gisekuru cy'umwami Herode. Herode Antipasi yaracuye Herodiya umugore wa mwene se Filipo, ariko Yohana umubatiza kuko yari umuvuga butumwa bwiza waje abanjirije Yesu Kristo ntiyanezezwa nabyo. Abwirije ubutumwa bwiza aravuga ati, Herode Antipasi, ntabwo ari byiza ngo ucure muka mwene so Herodiya, ntabwo ari byiza. Herodiya yumvise ko bashaka kumutanya n'umwami, kandi umwami yamukunze, atangira kwanga Yohana umubatiza, aramwanga, aramuhigisha. Ariko igihe kimwe habaye ibirori, agakobwa k'uwo mugore Herodiya kabyawe na Filipo karabyina. None arakabwira ati, kubera unesheje unsaba icyo ushaka. Ko karatekereza akabanza kongorera nyina atese nsaba iki, ariko nyina kuko yari yarabitse urwango yarishizemo Yohana umubatiza, aravuga ati saba igihanga ca Yohana kugira ngo tumukire. Nababwiye ngo umuntu nakwanga yabuze umwanya wo kukwica, yabuze inzira, ariko ari kwishakisha. Gusenga everyday, gusenga buri munsi.
byose. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Turabakiriye bene data kuri channel ya gusenga. Everyday tugiye kubagezaho ikiganiro tuganira ku caha ca 24 gikurikiranye n'icaha co gukerensa, kuko twabivuze mu minsi yashize. Mu bya 320 tugeze ku caha ca 24 citwa kwangana cangwa urwango. Bavuga urwango, kwangana, iyo abantu batumvikana bavuga urwango. Karibu dusangire ijambo ry'Imana muri Yohana ya mbere igice ca 3 umurongo waho wa 15. Urwandiko rwa mbere Paulo Yohana ibice 3 umurongo wa 15. Twumva uko atubwira: umuntu wese wanga mwene se ni umwicanyi, kandi muzi ko nta mwicanyi ufite ubugingo buhoraho muri we. Umuntu wese wanga mwene se, ni Yohana ya mbere 3 umurongo wa 15. Twaganira ubushize ko hari ubucuti hagati y'ibyaha, twigisha ku bwicanyi. Turavuga ngo ubwicanyi bufite inshuti y'ubwoko bubiri. Ubwicanyi, kwangana n'ishari ni inshuti. Angaro hano baravuga ngo umuntu wese wanga mwene se ni umwicanyi, kandi muzi ko nta mwicanyi ufite ubugingo buhoraho muri we. Bene data, umuntu nakwanga uzamenye ko hagiye gukurikiraho urupfu. Kandi umuntu kwanga abonye uburyo n'inzira nuwakwica, niwe washobora kukwanga. Nizo mpamvu ibyo byaha biri kumwe. Twaganira ubushize ibice bibiri byo kwangana. Hari ukwangana mu buryo buziguye no kwangana mu buryo butaziguye. Twaganiriye mu buryo buziguye ko hari ibintu 8 bigaragaza umuntu kwanga mu buryo buziguye. Twavuze ubwa mbere ko umuntu kwanga mu buryo buziguye agusura wapfushije, ariko nta gusura urwaje. Agusura wapfuye, ariko nta gusura urwaye. Iyo yari ingingo ya mbere igaragaza umuntu kwanga. Ingingo ya kabiri, umuntu kwanga mu buryo buziguye yamamaza ibyago byakubayeho, ariko ntagufashe kubona igisubizo cyo kuva mu byago. Iyo yari ingingo ya kabiri. Ingingo ya gatatu igaragaza umuntu kwanga, yamamaza intege nke zawe, ariko ntabwo yamamaza imbaraga zawe. Umuntu avuga ubutumwa abantu bakihana, ariko ariba. Ico gihe umuntu akwanga ntavuga kuzi kuvuga ubutumwa, avuga ko wiba. Nizo mpamvu umuntu kwanga yamamaza intege nke, ariko ntabwo yamamaza imbaraga zawe. Kandi mu by'ukuri imbaraga zawe nizo zahesha agaciro ubuzima bw'abantu n'isi, ariko yamamaza intege nke zitagira agaciro kubera kwanga. Ingingo ya 4 y'umuntu kwanga mu buryo buziguye, twaravuze ngo aguha impano yanga. Ntashobora kukujana mu soko ngo akugurire ishati, ntashobora kukujana mu soko ngo akugurire inkweto, ntashobora kuguha amafaranga, ariko aguha inkweto yanze kumukwira, akaguha ishati yanze kumukwira, akaguha ingofero yanze kumukwira. Ni ukuvuga ngo uwo muntu uguha impano yanze kumukwira cyangwa abayanga, uwo muntu uguha impano yanga abakwanga. Yari ingingo ya 4. None ingingo ya 5 twaravuze ngo umuntu kwanga akohereza ku rugamba yatinye. Ingingo ya 6 twaravuze ngo umuntu kwanga agufashisha ibyasagutse. Ukamusanga ubabaye, ugasanga ari kubaka inzu, akakubwira ati umubaro wenda ubonye, ariko nzagufasha inzu yanje yuzuye. Ni inzu izubakwa umushinga w'imyaka 20, ngo ntamara kuzuza inzu nibwo azagutabara, nibwo azakwibuka. Uwo muntu ugufashisha ibyasagutse abakwanga. Na Yesu abwira urya mupfakazi muri Luka 21 ngo mwewe mwatanze ku byasagutse ku mishinga, ariko uriya we azanye ico yaratezeho amaramuko, none mwese mwatanze ariko arabarushije. Bigaragara ko umuntu kwanga agufashisha ibyasagutse ku mishinga ye. Ingingo ya 7 y'umuntu kwanga, umuntu kwanga yibuka inabi wamugiriye, ariko ntiyibuke neza wamugiriye. Umuntu kwanga yibuka inabi wamugiriye, ntiyibuke neza wamugiriye. Ingingo ya 8, umuntu kwanga iyo agiye kugufasha agusaba ingwate. Nzakwishurira amashuri nuva mu gaturika,
nzaguha amafaranga nureke inzoga, nzaguha amafaranga nzagufasha nudatura muri Kongo. Uwo muntu uje kugufasha akabanza kukubakiraho itegeko, ni ukuvuga ngo ari kugusaba ingwate yo kugira ngo agufashe, arakwanga. Izo ngingo 8 ni izagaragaza umuntu kwanga mu buryo buziguye. Ariko uyu munsi wa none tugiye kongeraho noneho umuntu kwanga mu buryo butaziguye, akabwira ngo ndakwanga. Umuntu kwanga mu buryo butaziguye arakubwira kandi akanabivuga. Iyo umuntu rero akwanze harakurikiraho haba hari ishari, haba hari n'urupfu. Turebye amateka ya Yozefu, ijambo ry'Imana muri Itangiriro ibice 37 hariya ku murongo waho wa 5, umurongo wa 8, umurongo wa 11, umurongo wa 18. Hariya kuko yagiraga inzozi kandi se akaba yari yaramutonesheje, kuko yamubonye ageze mu zabukuru Yozefu, kandi amubona ku mugore w'inkundwa Rasheli, yaramukunze cyane, aramutonesha, amudodeshereza n'ikanzu nziza y'icubahiro, maze bituma yinjiza uburakari muri bene se, baramwanga. Ahangaha ku murongo wawo wa 5 haravuga ngo bene se baramwangaga. Ku murongo wawo 8 haravuga ngo bene se baramwangaga. Ku murongo wa 11 haravuga ngo bene se bamugirira ishari. Urumva kwangana gukurikiranye n'ishari. Ku murongo wa 18 baramugurisha, nubwo bamutereye mu rwobo bavuga ngo ntibashaka kuvusha amaraso ubavukana nawe. Ayo na magambo ya Rubeni mwene se. Ntabwo ari uko yari amugiriye impuhwe, ahubwo nuko yari ashaka kurema urupfu mu buryo buziguye. Reka tumuterere mu rwobo, twe kumuvusha amaraso azapfiremo, atari twe tumurambureho ibiganza, kandi aribo banamutereyemo, bibagirwa ko igikorwa cyo kumujugunya mu rwobo aribo bagikoze. Ariko noneho baravuga bati nitutamuvusha amaraso akaborera mu rwobo ntibiratubarwaho. Abo nabari bashaka kumwica mu buryo bashaka kuzigura. Na Yuda nawe wabonye Abishimayeli bagenda bagura abantu, akabibutsa ati hari abakiriya bagura abantu, tumukuye mu rwobo tukamugurisha twamurya amafaranga, bakamukuramo bagaciriranwa, bakumvikana ibice by'ifeza 20. Ntabwo ari uko bari bamugiriye impuhwe, nubwo bavugaga ko badashaka kumuramburaho ibiganza ngo bamuvushe amaraso, ariko noneho bamaze kumvikana ibice by'ifeza 20 bari bashaka ko yicwa n'abandi, ariko bari barangije kumwica. Nukuvuga ngo umurongo wa 5 baramwangaga, umurongo wa 8 baramwangaga, umurongo wa 11 bamugirira ishari, umurongo wa 18 baramugurisha n'Abishimayeli kugira ngo azicwe n'abandi. Narwo ni urupfu. Ahantu hari urwango haba hari ishari, haba hari urupfu. Nizo bwiye ngo umuntu nakwanga azaba ari uko yabuze inzira yo kukwica. Umuntu nakwanga azaba ari uko yabuze inzira yo kukwica, nuko kuko Bibiliya iravuga ngo umuntu wese wanga mwene se ni umwicanyi, uhangara kanga mwene se ni umwicanyi. Kuko iyo wanga mwene so niyo yishwe n'abandi urishima. Kandi mu Baroma igice cya mbere umurongo wawo 32 haravuga ngo ntabwo ari ababikora gusa bakwiye gupfa, ngo ahubwo bashima ababikora. Umuntu rero ukwanga yabuze umwanya wo kukwica, ni okaziyo gusa itari presence, ariko niyo yabuze. Ariko ahangaye kukwanga no kukwica yakwica. Umuntu wese wanga mwene se ni umwicanyi, kandi muzi ko nta mwicanyi ufite ubugingo buhoraho muri we. Ahangaha rero uwakwanze aba yarangije kukwica, kuko ni umwicanyi, kuko aba yakugiriye ishari, aba yarangije kukwica. Yozefu rero bamugiriye ishari ko se yamutoneshaga, ntabwo bamwishimiraga, bubaka urwango muri wo. Rwa rwango ruza kubyara ishari, rya shari ribyara kumugurisha ngo apfe ave muri bo. Undi muntu wakoze urwangano ni umuntu witwa Abusalomu. Amunoni amaze gukinda Tamari n'abana ba Dawidi, byababaje Abusalomu cyane. Usomye hariya mu Bami muri Samweli ya 2 ibice 13 umurongo wa 22 na 28 kuri 22 avuga ngo
Abusalomu yubaka urwango agirira Amunoni urwango kuko yakinze mushiki we Tamari, amugirira urwango. Hari ijambo ry'Imana avuga ngo urwo rwango rurihembera kuko yababajwe cyane nuko Amunoni yangirije mushiki we akamwonona. Urwango araruhembera, urwango araruhembera, urwango araruhembera. Hariya ku murongo wa 28 aramwica. Ahabaye urwango ntabwo urupfu rusigara, biragendana. Abusalomu yicira Amunoni kuko yakinze mushiki we, abanza kumugirira urwango, ararwubaka, ararurema. Kuri 28 noneho aramwica. Ahantu hari urwango ntabwo habura urupfu. Nubango umuntu wakwanze ni byaba yabuze bwo kukwica, ni uburyo yabuze, ariko aba yarangije kukwica. Abusalomu yagira inzira yo kumwica kare, icyo gihe akindaga Tamari aba yarabikoze, ariko urwango yagumaye nirwo rwakomeje guhembera bigera igihe amwica. Reka turebe Ahabu. Abami ba mbere igice cya 22 ku murongo wawo wa 8, aho Yehoshafati yabajije Ahabu atese nta wundi muhanuzi twagisha inama. Icyo gihe Yehoshafati yaramanutse asanga Ahabu baricara, bambara imyenda yabo y'ubwami, baricarana baraganira. Ariko Ahabu agiye guterura ijambo aravuga ati ariko twibutse Iramoti y'i Galeyadi ntihari ahacu tukaba twicecekeye. Abigejeje kuri Yehoshafati nawe aramwemera ati tuzatabara nk'uko umuntu yitabara, ingabo zanjye nkizawe. Ariko none bati nukubanza kugisha Uwiteka. Bazana abahanuzi bari 400 bakoraga umurimo w'ubuhanuzi kwa Ahabu. Barahanura biterera hejuru bati Iramoti y'i Galeyadi umwami arahafata, Uwiteka arahamugabije. Bose basimbuka basubira mu ijambo rimwe, Uwiteka arahamugabiza. Bose basimbuka, Uwiteka arahamugabiza. Ariko barangije uko ari 400 biragaragara ko Yehoshafati yashidikanije. Abantu 400 barerekwa koko, ariko si berekwa bimwe, ashiraho ikibazo. Nibwo yabwiye umwami Ahabu ati ese mwami Ahabu, nta wundi muhanuzi wasigaye, nta wundi muntu usigaye kugira ngo twagishe inama kugira ngo tumenye umugambi w'aya magambo. Ariko Ahabu aravuga ati hari umugabo umwe usigaye kandi nawe ni umuhanuzi. Uwo muhanuzi yitwa Mikaya. Uwo Mikaya ndamwanga kuko ampanurira ibibi gusa. Umwami Yehoshafati bivuga utyo, nawe naze twumva ibyaravuga. Ahangaha ijambo ry'Imana avuga ngo ndamwanga. Ahabu yarikuye mu kanwa ke, ntabwo yigeze ahisha ko yanga Mikaya. Yaravuze ngo ndamwanga. Bene se wa Yozefu baravuze ngo turamwanga. Abusalomu yaravuze ngo Amunoni ndamwanga. Ahabu yaravuze ngo Mikaya ndamwanga. Ariko ijambo ry'Imana usebye ku murongo wa 28 w'ayo magambo aravuga ngo iki kigabo ubwo kitampanurira ibyiza mugifate, mugishorere, mugishire Amoni mu nzimbohe, mutegura ibyo kurya by'agashinyaguro n'ibyo kunywa by'agashinyaguro, maze mubimugaburire apfe. Kuko Ahabu yarangije guhamya, ahamisha akanwa ke ko yanga Mikaya. Hari hasigaye urupfu kuri 28 nuko bamushira mu nzimbohe arindagwamo. Umuntu wakwanze rero aba yateguye kukwica, nta kindi kiba gisigaye. Urabona bene se wa Yozefu baramwanze bari gutegura kumwica, uretse ko Imana yakinze akaboko bakamugurisha. Ntabwo aribo bashatse ko arokoka, ahubwo ni Imana yari imufiteho umugambi kubw'ubuzima bwa hejo hazaza, kubwoko bwayo bw'Isiraheli kugira ngo azabakire bagiye mu Egiputa. Ariko bari barangije kumwica. Abusalomu kwanga Amunoni yari yarangije kumwica. Ahabu nawe ati Mikaya ndamwanga. Urabona iherezo amwohereje mu nzimbohe kugira ngo bamufunge bamugara ibyo kurya by'agashinyaguro, arinda agwamo. Ahangaha umuntu wakwanze aba yateguye kukwica. Ahangaha turebye Herodiya yari muka Filipo, bari mu gisekuru cy'umwami Herode. Noneho rero akaba Herode Antipasi yaracuye Herodiya umugore wa mwene se Filipo. Ariko Yohana umubatiza kuko yari umuvuga butumwa bwiza waje abanjirije Yesu Kristo ntiyanezezwa nabyo. Abwirije ubutumwa bwiza aravuga ati
Herode Antipasi ntabwo ari byiza ngo ucure mu kamwene so. Herodiya ntabwo ari byiza. Hariya muri Mariko igice cya 6 umurongo wa 19 kugeza 29 hari amateka maremare yuko byagenze. Herodiya yumvise ko bashaka kumutanya n'umwami, kandi umwami yamukunze atangira kwanga Yohana Umubatiza. Ijambo ry'Imana kuri 19 ravangwa atangira kumuhigira, aramwanga. Mu gifaransa abika hene, ariko hari mu kinyarwanda avangwa aramuhigira. Bigaragara ko yamubitse mu mutima we, aramwanga, aramuhigisha. Ariko igihe kimwe habaye ibirori, agakobwa k'uwo mugore Herodiya kabyawe na Filipo karabyina. Kuko umukobwa wa Herode, umukobwa w'umwami, ntiyaza kubyina isakiri ku ngoma, kuko umwami ntabwo abyinira abaturage, ahubwo kari agakobwa k'imfubyi ka Filipo. Niko kabyinye arakishimira kuko yari atunze nyina. None arakabwira ati kubera unesheje unsaba icyo ushaka. Ko karatekereza akabanza kongorera nyina tese nsaba iki, ariko nyina kuko yari yarabitse urwango, yarishizemo Yohana Umubatiza, ko yabwirije ko agomba gutandukana na Herode Antipasi. Aravuga ati saba igihanga cya Yohana kugira ngo tumukire. Nta kundi byagenze, kuko byari byavuzwe n'umwami ngo saba icyo ushaka, yewe nubwo cyaba kibe cya kabiri cy'ubwami bwanjye. Ntabwo yagombye kwivuguruza, yarategetse. Baragenda bazana Yohana Umubatiza bamukura mu nzu y'imbehe, bamuca igihanga bagihereza wa mukobwa. Ntiyafata n'itako rifite inyama, ahubwo afata igihanga cy'amagufa gusa, kuko yari afite icyo yikiza. Ariko biturutse kuri Herodiya wari waranze Yohana Umubatiza, akimwishiramo urwangwa, kubaka urwango. Nababwiye ngo umuntu nakwanga yabuze umwanya wo kukwica, yabuze inzira, ariko ari kwishakisha. Angaro turebye urupfu rwa Yesu nawe, Matayo 27 umurongo wa 18 na 45 kugeza 50, urasanga bari imbere ya Pilato barega Yesu ibibi byinshi. Matayo 27 umurongo waho nuwa 18, ijambo ry'Imana riravuga ngo Pilato amenya ko ishari ari ryo ryamubatangishije. Nukuvuga ngo Yesu koko bavugaga ko yiyise umwami w'abayuda, yiyise we ariko siwe, niko abayuda bavugaga. Noneho ijambo ry'Imana riravuga ngo Pilato amenya ko ishari ari ryo rimubatangishije. Nukuvuga ngo babanje kwanga Yesu kuko umugambi bari barateguye wo kuva mu bata bw'Abaroma utari usohoye, kandi bari bazi ko amahanga yabatwaje igitugu imyaka irenga magana na magana. Ariko igihe Yesu yari amaze kuza aje nk'umwami w'abayuda, bumva ko ataje k'umucunguzi, ahubwo aje nk'umwami w'isi wo kubakura mu bubata bw'Abaroma. Nizo mpamvu babaje mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 1 ku murongo waho wa 5 kugeza ku murongo waho wa 8 ngo mbese iki nicyo gihe uzaza gucungurira ubwoko bwa Isirayeli. Bisobanura kubakura mu bubata bw'Abaroma. Muri Bibiliya yitwa Le Livre, version Le Livre iravuga ngo mbese iki gihe nicyo washiriyeho kuzaza gukura Abisirayeli mu bubata bw'ingoma y'Abaroma. Nukuvuga ngo byari biri mu bitekerezo by'Abayuda kuva mu bubata bw'ingoma y'Abaroma, kuko Yesu yaje ku ngoma y'Abaroma, niho yavutse na niho yabambwe. Mu bagome, Abaroma b'abagome baramubamba. Ariko anga icyo tugambiriye nuko Pilato guverineri mukuru ariwe mutegeka mukuru yaravuze ati kuko nta kirego mu byo mu mushinya mbona, ahubwo menye ko ishari n'urwango ari byo byatumye mumutanga. Ntabwo ari icyaha yakoze, ahubwo ni ishari n'urwango mwiyubatsemo nibyo byabiteye. Ahangaha urabona ko Abayuda kwanga Yesu bamurega byageze ku ntera yo kugira ngo bamwicishe, baramugambanira arapfa. Rero bene data, ijambo ry'Imana riravuga ngo umuntu wese wanga mwene se n'umwicanyi, kandi muzi ko nta mwicanyi ufite ubugingo buhoraho muri we. Ni icyaha cya 24 cyitwa urwango. Nyabuna mwene data, ijambo ry'Imana riravuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko yikunda. Ariko abantu benshi bagerageje gutanga impamvu zo kwangana.
aravuga ati ese ko anyanga nari kubigenza ndi, ese ko yampemukiye nari kubigenza ndi, ese ko nanje yangiriye nabi nanje nari kubigenza ndi. Ariko Matayo 5:43 haravuga ngo mwumvise ko byavuzwe ngo ukunde mugenzi wawe ariko wanga umwanzi wawe. Ariko nje ndavuze ngo mukunde abanzi banyu, musabire ababarenganya, kugira ngo mwitwe abana ba So mu ijuru, kuko nawe avubira imvura babi n'abeza, kandi abakiranirwa n'abakiranutsi akabamurikishiriza izuba. Nuvuga ngo iyo abanyabyaha n'abakiranutsi bahinze mu kibaya bose bareza, Imana ititaye ko hari abasenze muri bo cyangwa abatasenze muri bo. Abantu bahinze mu kibaya kimwe bose bareza, abantu baracuruza bose bakeza, hari abahemukiye Imana n'abatayihemukiye, hari abayitutse n'abatayitutse, abo bose bakunguka kimwe. Abacuruzi bakunguka, abagome bakunguka, abagome bakihinga bakeza kubw'ubushobozi bw'Uwiteka. None ijambo ry'Imana ravuze ngo mbese nimuramutsa ababaramutsa muzamutandukaniye n'abanyabyaha, ese nimukunda abakunda muzamutandukaniye n'abakoresha bikoro. Ku murongo wa 48 haravuga ngo mube mukiranuka nk'uko So mu ijuru nawe akiranuka. Uko kuvushiriza izuba babi n'abeza, uko kugwishiriza imvura cyangwa kuvubira imvura abagome n'abakiranutsi byagaragaje gukiranuka kw'Imana. Na nizo mpamvu ngo abamwemeye bose bakizera izina rye, abo yahaye ubushobozi abana b'Imana nabo bakunda abanzi bawo. Ariko usanga mu itorero ukavuga uriya muntu ndamwanga, uriya muntu ndamukunda, ukumva na pasiteri weje uravuga uriya muntu ndamwanga, uriya muntu ndamukunda. Ntabwo ari ryo tegeko ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mukunde abanzi banyu kandi musabira ababarenganya, kugira ngo mwitwe abana ba So mu ijuru. Kwangana rero ni icyaha cya 24 cyari gikurikiye gukerensa. Bene data, urwango ruri hagati yanyu murukureho, ababa bafitanye inzangano barukureho, kuko Imana izakubara nk'umwicanyi. Wanga mwene se abari gutegura kumwica. Narizo mpamvu rira jambo rivuga ngo ntabwo ari ababikora gusa mu Baroma igice cya 32, ahubwo nabashimye n'ababikora. Niba hari uwishe uwabahemukiraga mukavuga ngo yakoze kuko yadukijije, namwe mwafatanije nawe kwica, uko gushima umugizi wa nabi biragaragara ko mwafatanije nawe, kuko ibyo mwavuze nibyo mwatekereje ku mutima. Kandi Imigani 23:7 haravuga ngo uko atekereza mu mutima we ni kwari, naho yakwibwira ngo ndagufungurira ariko umutima we ntuhuje nawe. Narizo mpamvu mu Migani 4:23 ijambo ry'Imana ryavuze ngo rinda umutima ye kuruca ibindi byose birindwa, kuko nimi iby'ubugingo byose bikomoka. Kwangana nuko kuva mu mutima. Iyo wanganye uwa wangirije umutima wawe. Imana idusangiye umunsi wa none kugira ngo tumenye ko kwangana ari icyaha kibi cyane gishamikiye ku bwicanyi. Tucihane, n'ababandi bangana mu buryo buziguye bihane, n'aba bangana mu buryo butaziguye yakwanga akabivuga. Icyakora ukwanga akabivuga ni mwiza kuruta ukwanga ntabivuge. Wa wundi ukwanga ntabivuge nawe ntiyabura kukwicisha, ariko ukwanga akabivuga wenda wabona uko umwihisha. Nk'uko hano muri Zaburi ya 55 umurongo wa 13 twumva uko havuga. Zaburi ya 55 ku murongo wa 13 haravuga ngo si umwanzi wantutse mba narabashiye kwihangana, cyangwa uwanyangaga si wanyirase hejuru mba naramwihishe, ahubwo ni wowe uwo duhwanye, uwo twagendanaga, inshuti yanje y'amagara, twaganiraga tunezerewe, tukagendana n'iteraniro mu nzu y'Imana. Ahangara ngo si umwanzi wantutse mba narabashiye kwihangana. Ahanga uwanga mu buryo buziguye ni mubi kuruta uwanga mu buryo butaziguye. Wa wundi ukwanga ntubimenye mukaririmbana kwanga, ntabwo wabona uko umwihisha. Ariko hano umwanditsi w'Izaburi
hano baravuga ko ari zaburi ya Dawidi, aravuga ngo si umwanzi wantutse mba narabashije kwihangana, ntabwo ari uwanyangaga wanyishimiye hejuru mba narabashije kwihisha, ahubwo ni wowe, uwo tugendana, uwo duhwanye, uwo turi kumwe mu materaniro, uwo turirimbana, uwo tuvugana ubutumwa, uwo dusengana, ni weho wanyanze mbura uko nkwihisha unyica untunguye. Nubangu iyo umuntu akwanga mu buryo buziguye akwica gutunguye, ariko iyo yabivuze uramwihisha. Ni amagambo yavuye mu kanwa ka Dawidi, Imana ivugiye muri we ngo si uwanyanze mba narabashe kumwihisha. Iyo umuntu akwanga mu buryo buziguye ubura uko wamwihisha, ariko iyo umuntu akwanga akabivuga biraruta uko wihisha, ariko bose bari mu nzira yo kurimbuka. Imana yacu idufashe kugira ngo tugarure urukundo, abanganaga nibahindure, bivugurure, bisubireho, bareme urukundo hagati yabo, cyane cyane abakorana umurimo w'Imana. Birababaje kubona n'abaririmbana bangana mu buryo buziguye, akakwanga atakubwiye, ukaririmbana nawe utabizi, uwo nguwo yakwica n'ubundi utabizi. Imana idusangiye kugira ngo tureke kwangana. Ni icyaha cya 24 mu byaha 320. Tuzakomeza ku cyaha cya 25 ubutaha. Imana ibaho umugisha kubwo kudukurikira ku cyaha cyo kwangana, kandi mukireke munagitinye kuko n'ubwicanyi. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Mana turagushimiye, turaguhimbaje kubw'ijambo ryawe. Twari dukwiriye gukundana, ku ijambo ryera tubwira ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, kandi mugenzi wawe ntabwo ari uwagenzuye ngo umenye ko agukunda, ahubwo mugenzi wawe ni ikiremwa muntu. Ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, nibyo bisohoza gukiranuka kw'abantu. Mana ishobora byose, utwegere, ufasha abera bawe bari hirya no hino, kugira ngo inzangano ziri hagati y'abaterana, inzangano ziri hagati y'imiryango, inzangano ziri hagati y'abakorana umurimo, abo bose babashe guhindukirira, maze bagaruke bagire urukundo hagati yabo, bera imbuto z'umwuka. Imbuto z'umwuka nizo zagaragaza abera bawe ko nta tegeko rihana bafite babameze nk'abatyo. Ijambo ryawe riravuga ngo abameze batyo nta tegeko ribahana. Abantu banze inzangano bakagira urukundo, bakagera ku mbuto z'umwuka, nta tegeko ribahana. Sengera abatwumva bose uyu munsi wa none kugira ngo bere imbuto zikwiriye abihannye. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Ni Pasteur Mpazibirego Pierre ubagejeje ikiganiro ku cyaha cya 24 c'urwango. Nimero ya telefone WhatsApp 078 669 9 66620 078 669 9 kuri chano ya gusenga everyday. Imana iduhana umugisha uyu munsi wa none, ni mu izina rya Yesu Kristo, amina. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.